ntangire nitoze ukuntu ngomba kuyabakuramo. Iri ni igigi gihonyira, iri ni igigi murakura. Aya ni amavuta y'intare n'ingwe bivanze. Iri ni ibaba rya nyirabarazana ituma banzanira amafaranga nta kintu bikanga. Uyu ni umushari, ibindi byo ndabizi. Ntegereza umuntu. Mbe nkubito y'imanzi itatwa mu nyamamare, mbe mbanza bihigo muri Nyabingi, mbe ryangombe ry'abaringa riturutse mu Nyabungo, nari nakubonyiza icaraho ngaho. Ufite ikihe kibazo? Umugabo wanjye yarananiye. Yaranakureba nabi, aranagukubitana nabibonye. Mbo none se ushaka ko tumukorera iki? Ndashaka ko mumucishiriza bugufi wenda nanjye akankunda n'akajyamo akagukunda ntakajya nagukubita. Nahamagara yemwe babyeyi bakurambere, nimusubize iki kibazo cy'uyu mukobwa uri aha ngaha ushaka yuko umugabo we aca bugufi. Abakurambere yewe abaturuka Cyangugu, abaturuka ku Rusumo, abaturuka Bunyabungo, abaturuka Bwanatange muri Hege. Tuzi abakurambere bagiye kuza, tuzi abakurambere wumva icyo bagiye kukubwira. Uwo mugore wishwe n'agahinda turamukemurira ikibazo rwose. muhereze uwo muti w'umukunde, umuhereze n'uwo muti w'umuhanga, umuhereze n'uwo muti w'ubushobozi. Ariko mbere ya byose agomba kubanza akaguha umufuragiro uhwanye n'ibihumbi 3. Urabyumva? Wabyumvise ibyo abakurambere bakubwiye? Dore uyu ni umukunde ukuzanira igikundiro ku mugabo ntazongere kugusuzugura. Manza uzane umufuragiro abakurambere bakubwiye, nta soni. Mpereza hano. Nari maze kukubwira yuko ari umukunde. Akira ndaza kugusobanurira ukuntu uzabigenza. Uyu nguyu ni umushobozi utuma ushobora umugabo ntazongere kuguhangara. Akira. Utu ngutu rero ureba, uratubona? Ni utubuto tw'umuhanga tuzatuma umuhanga muri abanzi bawe. Akira. Ndaje mubwira ukuntu uzajya uradukoresha. Mbe ryangombe ry'ababinga, mbe nkubito y'imanzi cyamamare cyatwa muri Nyabingi, mbe bakurambere babyeyi bacu, nimubwire uyu mukobwa ukuntu azakoresha uyu muti. Tuza rero umaze wumva ukuntu abakurambere bagiye kukubwira ukuntu uzakoresha uyu muti. Wabyumvishe? Ngaho tuza. Umva ukuntu uwo muti ugomba kuwukoresha rero. Uwo mukunde ugomba kuwumusegura ku musego we, ndetse uwo mushobozi ugomba kuwumesera mu myenda ye y'imbere. Naho uwo muhanga uhangamura abanzi bawe ugomba kuwutaba mu ntanzi z'urugo ndetse no mu bikingi by'amarembo. Wabyumvishe?
yewe mukobwa genda amahoro meza uko uriyobora mu nzira zaba ari kuyobora umugabo wawe ndetse umuyobore neza cyane ngaho genda kandi uwo muti ukoreshe neza kuko abakurambere bakubwiye urabyumva yewe we ngo uyu ni umushari kanyahekenye n'ubundi by'abapfu biribwa n'abapfumu niko ngo iri ni iki ry'inkurakura ngo iri ni iki gihonyera ngo aya ni amavuta ngo y'intare n'ingwe ubu ngewe jimbiri jigo najya munsi y'intare nkayikama maze nkasakira amata ngo harya ngo niba baryiki banza nta n'ibyo namubwiye ngo nyirabarazana kenyerereho sha amavuga kanaka nibyo nzayarya mpaka nagarya bababwiye ngo babe bigurye n'abandi nibayazane nyarya ahubwo bayazane umva ntabwo ibi nabyumva kugira ngo mumpe imiti idakora muransubiza amafaranga yanjye reba ko umugabo yankubise yanjye umuntu uri kudusakuriza turamuhana mbabarire babyeyi urumva ukuntu usakuriza abakurambere nta soni mbabarire cyose babyeyi bakurambere uyu mukobwa kwagarukanye umujinya tumukorera iki mbabarire nuko kuza dusakuriza turamuhana oya niko bimeze agomba guhanwa ntabwo ndi kubaza ariko turabona acishije bugufi turamubabariye ngaho natanga imbuto turebe ko yize banza utanga imbuto rero niko abakuru bavuze utanga imbuto urabizi gutanga imbuto uraciraho gatatu byavamo mpereza hano bakurambere rero murabona ko umukobwa amaze gutanga imbuto murabona yuko yacururutse mu mujinya yari afite ngaho nimugire ibyo mumubwira kandi mujyane mu cyumba kuremo imyenda basiga amavuta umubiri wose wabyumvishe byavamo ubu ngubu ngiye kugusiga amavuta gukuraho imikoshi n'imikobanyi n'ibyo bibazo byose ufitanye n'umugabo ujya uramuyobora ngaho tuza neza ngusige anyi n'ibyo bibazo byose ufitanye n'umugabo ujya uramuyobora ngaho tuza neza ngusige umva mubwire nugera mu rugo umugabo wawe akavuga urabyumva neza uhita unywa amazi uyajundike mu kanwa ngaho ugenda